ni ngombwa iyi ntwaro ko tuyitwara ukuri, ubunyangamugayo mu byo tuvuga, mu byo dukora, uko dufata ibyemezo mu buzima bwacu, uko twaba turi kose. Imana irashaka ko dukenyera ukuri. Mwari muzi ko Umwuka Wera ari utujyana kugeragezwa? None abantu basigaye birukana ibigeragezo. Reka mbabwire amasengesho apfuye. Tunahamakia pepo, twirukanya amakuba y'ibigeragezo. Reka data we, hahirwa uwihanganira ibimugerageza. Nta wirukana ibigeragezo ahubwo arabyihanganira. Nigeze nyasenga rimwe, naye nihaye gahunda ndasenga, naye mu byutse nsenga amasengesho y'iminsi 9. Ku munsi wa 8 nka saa 11 ndaraba. Nari kumwe n'umuhungu aba mu Buholandi, arahari rwose. Ejo bundi nasenze kuri Zoom turabona. Ndaraba, babona umwuka ushizemo, barampeka. Kandi twari twasengeye mu butayu kwa Sebarima, baratumanukana barampeka, banjyana ahantu biti Kagundu mu Burera, bashigisha gakoma, barampembura bakajya bampa kukika, amenyo yarafatanye, akanwa karagaze. Wijuru gusa nari narangiye. Nambutse umupaka wa Kongo pieni, hagira na rugabiri. Pieni n'ibirenge ibi. Shinyitse amenyo mfite ibiro 43. Mpunga niruka ntazi niyonjya. Mu minsi mike mbaye umushumba. Itorero ringurira imodoka, buracya mu gitondo njya mu nzu y'amashanyarazi. Reka dushima Imana nkuko umushumba abivuze. Kandi nubwo atadusengeye, mwiriwe mudusengera, mwiriwe musengera amateraniro, mwadusengeye. Ariko reka nanjye shima Imana impaye kugera kuri uyu musozi, muri inzu yitirirwa izina ryayo. Mana turagushimiye kandi turakubashye. Ijuru ni intebe yawe, isi ni intebe y'ibirenge byawe. Aha turi ni ku birenge byawe, duciye bugufi kandi tuzamuye icyubahiro cyawe cyose. Ugihabwe uracyihariye, nta n'uwo muzagisangira. Ducishijwe bugufi nuko duhaye umugoroba mwiza w'umugisha uyu munsi wa 4 kuri tariki 30 z'uku kwezi. Turagushimiye kuko waruzi neza ko tuzabana n'ababera bangana batya, biriwe imbere yawe kandi bakomeje kuba imbere yawe. Turagusabye kugira ngo unyeze, unkureho urubanza rw'ikibindi gisa nacyo, icy'umurezi umwanzi wacu yandega. Amaraso y'umwami ambareho gukiranuka, kandi umwuka wawe wera anyeze ibyo tugiye kuvuga bibi byawe, kandi ubiherekereshe ubuntu bwawe, kugira ngo icyubahiro cyose kibe cyawe ku bwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Muraho, muraho, muraho. Ndanezerewe kandi nshimiye Imana cyane. Nibwo bwa mbere ngeze ahantu Shiloh Prayer Mountain Church. Nibwo bwa mbere najya ndibona kuri YouTube, kuko njyashakishaho nakura ijambo ry'Imana nkajya aho ngaho habona. Kandi ndashimira ubutumire umushumba wanyu Bishop Esther Oliver Murekatete. Afite amazina meza, afite amazina meza. Wadutubiye kubana namwe, kandi ndashimira ikaze, ndashimira ubuntu bw'Imana mbasanzemo, kandi ndashimira cyane uko mundamukije. Nitwa Pastor Masumbuko Ngendahayo Yosua. Masumbuko ni izina ribi, izina risobanura imiruho, ni Igiswahili. Nitwa Masumbuko, miruho. Ndashimira Yesu karuhura, sinkiri Masumbuko. Ariko iryo zina ndarikunda cyane. Muzi igituma ndikunda? Riri muri Bibiliya, Imigani, igitabo cya Yobu, ibice 14. Ntabwo ngiye kubigisha, ndababwira izina ryanjye. Riravuga ngo umuntu wese wabyawe n'umugore arama igihe gito cyuzuye imiruho. Twese rero ubu turi ba Masumbuko, kereka utarabyawe n'umugore. Muzi umuruho aho ukomoka? Ku cyaha. Izina ryanjye rero ni izina ribi, ariko ry'amateka y'ubuzima bw'umuryango n'amateka y'iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ndubatse, mfite umugore, mfite n'abana, ntababwira umubare kuko si ngombwa, ariko mfite umugore, mfite abana
benshi kandi mfite n'abuzukuru babiri. Ndakuze rero, ndakuze ariko sinshaje cyane, ariko niho ndi kugana. Ntuye muri uyu mujyi wa Kigali, ntuye Masaka, kandi ndi umushumba mu itorero rya Pentecote ADPR, ariko ubu natangiye ikiruhuko cy'izabukuru, ndi umubwiriza butumwa utagira umupaka. Ndashimira rero Yesu wampamagaye, kandi ndamushimira ko kuva mpamagara ntiyigeze ampemukira. Ni umwami mwiza rero, nuwo kwifuzwa, kandi abo yagiriye neza dukomeze twemera ubuhake bwe. Ahaka neza, ahemba neza, kandi atubikiye ubwami butazahanguka. Rero uyu munsi umushumba yadutumiye, nuko naze kuvuguruza umushumba kuko yansabye namwe. Burya numvaga naza gutangirana namwe mu gitondo kugira ngo nze kugira nimugoroba nanjye hari icyo nahawe. Kwigisha inyuma y'abandi birakuvuna, kuko usanga bari mu yandi mavuta wowe ukiri hasi. Ubu rero ubutani mu ntumira hari umunsi nzaza nicara aha nanjye numva abandi, kugira ngo mbone uko nahembuka, mbone icyo mbwira abandi hari icyo nariye. Ariko kubyo umushumba yadusabye kuganira namwe, naramubwiye nti intego mushaka ko tuganiraho ni iyihe? Intego rusange y'uyu mwaka dusanga mu Befeso igice cya 6 duhere ku murongo waho wa 10, niho nifuje ko tuganira. Kandi intego ubwayo iravuga ngo kumenya kurwana urugamba rw'umwuka. Hari nasoma, ndagira ngo mbabwire abakirisito twese, iri jambo ni Pawulo intumwa yandikira abizera b'ibihe byose. Yavuze ko abakiriye Yesu bagira amazina menshi kandi bakagira n'imirimo myinshi, ariko umurimo uduhuza twese abakristo abakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, turi abasirikare. Haleluya. Turi abasirikare beza, kandi turwana urugamba rwitwa intambara nziza. Niyo mpamvu uru rwandiko Paulo yandikiye Abefeso n'urwandiko rwiza, kandi n'urwandiko rw'inkoramutima ya Paulo, dore ko yanarwanditse ari muri gereza. Aho yari afungiye rero yararinzwe n'abasirikare babiri bamucunga ku manywa na nijoro. Nuko aza kubareba, arabitegereza, amaze kureba imyambarire yabo, umwuka wera amuha inspiration, aramubwira ngo aba basirikare bakurinda batya, ubwire abakristo bihe byose ko nabo bakwiriye kuba abasirikare bambaye nk'aba ngaba. Nageze hano mbona nta bantu bakuze cyane barimo, ngira n'amahirwe ko burya igisirikare kenshi gikorwa n'abantu bakiri bato, ariko bakaba bayoborwa n'abantu bafite experience, bakuze nkanjye n'abanduta. Arangije arabandikira arababwira ngo ibisigaye, n'umurongo wa 10, Abefeso igice cya 6, ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe. Mudatsinzwe n'iki? N'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirane n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka iy'isi y'umwijima, n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwesa inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza, kandi ikigeretse kuri byose
mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakira agakiza kabe ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Musengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabira bera bose, kandi nanjye munsabire mpabwe kuvuga nshize amanga, uko mbumbuye akanwa ngo menyeshe abantu ubwiru bw'ubutumwa bwiza, aribwo mbereye intumwa yabwo, kandi mbohesherejwe umunyururu, mvuge ibyabwo nshize amanga nk'uko bikwiriye. Imana ishimwe cyane. Kwigisha ahantu ari bwo bwa mbere biragutonda, bigutonda kuko ntabwo uza bubwira, ntabwo uza bakuri imbere. Ubu bishop mwarabazi kuko arabayoboye, ariko je ubu ntabwo mbazi, kandi buri abantu benshi baranzi. Sinshaka kuvuga ngo abanzi bamanika amaboko, ndabizi ko banzi. Kandi kwigisha abantu ijambo ari bwo bwa mbere aba ari ijambo riri ku mutima wabo, ariko kugira ngo uri transmitter rigere ku mitima yabo bisaba ubundi bushobozi. Kandi ubwo bushobozi Yesu yarabutanze, kuko yaravuze ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, muzaba abagabo bo kumpamya, uhereye iwanyu Yerusalemu ukazenguruka ukazagera no ku mpera y'isi. Kandi uwo mwuka niwo tumazemo iminsi twibuka Pentecote. Tuje ko twaganira cyane uko twamenya uburyo twarwana izi ntambara z'umwuka mu buryo bukwiriye, kuko hari n'ababirwana nabi. Urwandiko rw'Abefeso, munyihanganire kuko bambwiye ko bampaye isaha cyangwa iminota 50, murambwira aho mpagarikira. Saa moya n'igice, murakoze. Ntabwo mba ngifite ibyo mvuga. Aha haravuga ngo izi ntambara kuzirwana, ariko tukazirwana neza mu buryo bukwiriye. Ndagira ngo tutari twinjire cyane mu ijambo, tureba ahantu Bibiliya yemera ko turi abasirikare, kugira ngo bitabe ibyanjye narindi ndi umushyitsi. Ndashaka ko twasoma mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo ibice 2 n'umurongo wa 3. Urwa kabiri rwa Timoteyo ibice 2 n'umurongo wa 3. Haravuga ngo ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Nta waba umusirikare kandi ngo yishyire mu by'ubugingo ngo bakinejeje uwamwandikiye ubusirikare. Uyu ni Paulo abwira Timoteyo, ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Abizera twese turabasoda. Kandi muri uko kuba abasirikare ba Kristo Yesu hari ikintu dusabwa. Hari ikintu dusabwa. Dukwiriye kumenya ko umusirikare wa Kristo Yesu akwiriye kwihanganira imibabaro yose ahiva ikagera. Umusirikare ntarwana kuzuba gusa, arwana no mu mvura. Umusirikare hari uburenganzira yibuza kandi yarafite kugira ngo yuzuze inshingano. Paulo abwira Timoteyo ngo mwana wanjye nabyaje ubutumwa, uzabugize neza ni wihanganira imibabaro nk'umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Uyu musirikare rero mwiza wa Kristo Yesu, nkuko abasirikare bo mu isi bafite ibibaranga, imyambaro n'intwaro, ndagira ngo tuzirebe mu byanditswe byera kugira ngo tuze kwinjira muri uyu murongo tureba neza imyambaro ya gisirikare Yesu yatwambitse, ariko tureba n'intwaro yaduhaye ngo turwane. Dusome mu rwa kabiri rwa Bakorinto ibice 10. Ubwo ndumushitse munyihanganire, ndasoma imirongo myinshi kuko sindi bubwiriza uyu munsi, ndasa naho ntangira introduction yo kwerekana urugamba, uburyo abantu barwana urugamba rwiza rwa gikristo. Abakorinto urwa kabiri rw'Abakorinto ibice 10 n'umurongo waho wa 4. Urwa kabiri rw'Abakorinto ibice 10 n'umurongo waho wa 3, turagera ku murongo wo hepfo
wa gatandatu, nubwo tugenda dufite umubiri w'abantu ntiturwana mu buryo bw'abantu, kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no gukubita hasi. Dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana. Dufata mpiri ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomorere Kristo, kandi twiteguye guhora kutumvira kose ubwo kumvira kwanyu kuzasohora. Amagambo dusomye aratwinjiza muri cya gice cy'Abefeso. Icyambere, turi abasirikare ba Kristo Yesu, nkuko Paul abibwira Timoteyo. Ariko kandi turi abantu, kandi tugenda nk'abandi, dusa n'abandi. Ariko intwaro turwanisha ngo ntabwo ari intwaro z'abantu, nta nubwo turwana nk'abantu bandi, ngo ahubwo intwaro zacu zigira imbaraga iyo ziri imbere y'Imana. Ngo dukubita hasi ibintu, dukubita hasi muratangara, murasanga ari ibintu mutabasha kubona kuko ni urugamba rw'umwuka. Ngo dukubita hasi ibihome, ngo tugakubita hasi ikintu cyose cyishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana. Kandi dufata mpiri ibitekerezwa mu mitima y'abantu. Nimurebe ukuntu iyi ntambara yacu ari y'umwuka, atari intambara ushobora kwibwira ko wakoresha imbaraga zawe, ubwenge bwawe, ubushobozi bwawe. Oya, ni intambara y'umwuka, ni urugamba rw'umwuka, tururwana mu buryo bw'umwuka. Kandi ibyo byose turwana nabyo ndashaka kuza kubibereka birahari, kugira ngo umuntu wese yitegure kurwana azi ko urwo rugamba rurahari, ariko nawe agomba kuba part y'urwo rugamba akarurwana. Ndagira ngo mbere yo kuvuga izi ntwaro z'intambara, ndashaka kubabwira ko ubuzima bwa gikristo bwose Yesu umwami wacu twizeye werekanye urukundo rwe ku musaraba, akababazwa, agapfa, akazuka, akajya mu ijuru, akohereza umwuka wera, kandi akabazagaruka gucyura itorero. Yerekanye ko ubuzima bwose bwa gikristo n'ubuzima twahamagariwe kurwana intambara y'umwuka. Ese intambara iri hagati yande nande? Mushumba, iyi ntambara iri hagati y'umwijima n'umucyo, iri hagati y'ikibi n'ikiza, iri hagati y'ijuru na gihonomo, iri hagati ya Kristo n'umwanzi mukuru Satani. Mwabyumvise? Ni bine: umwijima n'umucyo. Dore ubu ngubu burije, iteka ryose haboneka umucyo, ariko ntihabura n'umwijima, kandi byose bihora bigenda birwana, kandi kimwe iyo kije ikindi kirahunga. Ni intambara rero hagati y'umucyo n'umwijima, ni intambara iri hagati y'ikibi n'ikiza. Murarebera izina ryanjye ribi rya Masumbuko, ni izina rikomoka ku bibi. Mumbabarire niba hano muri abanyarwanda cyangwa hari n'abanyamahanga, muzi amazina y'abanyarwanda yariyo. Ni amazina asobanura ubuzima. Nge nitwa Miruho, hari abitwa banyangira ubusa, hari abitwa banzakagendana, hari abitwa ndabazi mbarusha Imana. Ayo ni amazina y'intambara. Iyo ashatse kuvuga ngo ndabazi mbarusha Imana, aba bavuga ariko abahishe, kuko mu muco w'iwacu w'ikinyarwanda turaziga. Hariho n'uwitwa Vuga Uziga, nigishije umwana w'umukobwa witwaga Vuga Uziga. Bivuze iki? Mbarimo mbazi, nzabagerageza. Kamenyero, Mateso, Tabo, n'aya mazina menshi. Ibi byose bigenda byerekana ngo hari ikintu kibi, ariko hari n'ikintu cyiza, kuko amazina sayo mabi gusa. Hari na Sifa, Nzahimbaza, hari na Sheja, hari na Ngoma Itsinze, hari na Ngoma Ituje, hari na Mahoro, hari na Byishimo, ariko harimo na Marira, harimo na Byishimo. Ni intambara iri hagati y'ikibi n'ikiza, ni intambara iri hagati y'umwijima n'umucyo. Mu buzima bwa gikristo ni intambara. Hano hari ijuru, ariko hano hari gihonomo, kandi abajya mu ijuru bararwana cyane kugira ngo barebe ko batsinda batajya gihonomo, ariko n'abajya gihonomo bararwana
babuze abangaba ngo batazajya mu ijuru. Ni intambara rero. Ari nayo mpamvu Paul yavuze ngo ibisigaye mukomerere. Ndagira ngo aya magambo nyavuge nitonze, nishaka ntange introduction, nishire mu mwenda ko nzagaruka, kuko sindi butaragurike, ahubwo ndagenda systematiquement kugira ngo hari Imana nimfasha ndebe ko hari na kamwe nasiga hangaha. Nubwo kaba kangana ubusa, ariko kaba ari ijambo ry'Imana. Paul aravuga ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mukomerere. Musubize, ndasa n'ubigisha ngo mukomerere. Ntabwo ari ugukomerera mu idini, ntabwo ari ugukomerera muri Shiro, ni ugukomerera mu mwami watumye Shiro ibaho. Mukomerere mu mwami, mukomerere kandi hehe no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Umwami wacu Yesu ni umwami mwiza ukomeye, ariko ufite n'imbaraga n'ubushobozi bwinshi. Kugira ngo tubashe kurwana dukwiriye gukomerera muri we, kandi tugakomerera no muri izo mbaraga. Reka mbazitore, izo mbaraga n'ubushobozi bwinshi bikomoka hehe? Bikomoka mu bumana, muri Data wa twese, mu mwana we Yesu no mu mwuka wera. Niho dukomereye rero muri Kristo. Ndagira ngo mbakumbuze mujye mwisomera ijambo ry'Imana, hatazagira uzajya baha karongo kamwe kakabayobya. Umuntu warutse kwigisha kuri YouTube, ndavuga ni iyo mubona ngo muhugure ashuka abantu, anaririmba n'indirimbo rwose arabashuka, arababwira ngo kwa Yesu ni tambarari, kwa Yesu ni tambarari, ngo kwa Yesu ni tambarari, ngo harashashe bisho, ngo iyo wabonye Yesu ni salama kabisa. Kwa Yesu ni tambarari, ngo nukurwanira hashashe ni igitambike. Reka data we, soma ibyanditswe byera. Yaravuze ngo kandi yaravuze ngo nuko nigerembo, ariko ndi irembo rifunganye, kandi ndi inzira, ariko ni inzira nto, kandi iyo nzira ntoya inyurwa n'abake, kandi n'iryo rembo ngo hari n'irindi rembo rigari rinyurwa na benshi, ariko ngo umuntu urashaka kwinjira akwiriye kwemera kwinjira muri rya rembo rifunganye. Aya magambo Yesu aravuga ngo nuko mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Arangira avuga ngo kandi mumaze gukomerera muri, mwambare intwaro zose z'Imana. Ndagira ngo mumfashe ka kantu gato ndi bubasigire, ngo mwambare intwaro zingahe? Ndagira ngo abantu mujye musubiza, ntabwo ari ebyiri. Mwambare intwaro zose z'Imana zose. Umusirikare w'Umuroma ari we ngira ngo ninjire muri izi nyigisho, yabaga yambaye ibintu yikwije. Icyambere, yabaga yambaye inkweto, munsi yazo harimo utuntu dusa n'imisumari nka boot z'ababandi bakina umupira. Hano yabaga yambaye godiyo, ariko munsi harimo utuntu dusa n'imisumari, ku buryo yakandagiraga ahagaze ntabwo zanyereraga, zabaga zifashe hasi. Ariko imyambaro yambaye akayikenyeza umukandara w'uruhu munini, wabaga ari umukandara ufashe izi organe, ukaza ugafata umukandara akawushisha kugira ngo imyambaro ye itaza kumucika ikagwa. Kandi akaba yambaye icyuma bita kirasi, icyuma gikingira igituza kinini gikozwe muri cuivre, gikingiye izo organe z'umutima, kugira ngo niba murasa, kuko icyo gihe urugamba rwabaga rw'imyambi n'amacumu n'inkota, nta mbunda yabagaho mu Baroma. Noneho bamurasa, umwambi ukaza ugakubita kuri cya cyuma ugataruka ntumumena umutima. Kandi uyu muntu yabaga yambaye n'ingofero, ingofero nini, casque. Nimugeri wanyu muze gushakisha kuri Google, byaroroshye murebe uwo yabaga yambaye casque. Akantu yahishaga ahantu kabaga gasigaye ni hano kujisho, nangaha narine aha humekera nakanwa, ariko handi cyabaga ari icyuma kimutwikiriye, kugira ngo niba namurasa mu mutwe, kuko ahantu umwanzi akunda kurasa, arasa ahantu habiri hitwa ingusho. Arasa mu gatuza ariho umutima, ariko akarasa no mu mutwe, kuko iyo akurasha umutwe kwisha maneno, iyo akurasha umutima biye byarangiye. Nibura iyo akurasha akaguru uba kajorite ari kukabaho, ariko iyo akurasha umutwe
byarangiye. Arangiza ngo mwambare izo ntwaro zose z'Imana, kandi nimumara kwambara izi ntwaro zose z'Imana ngo nibwo muzabasha rwose guhagarara ku munsi mubi. Akimara kubabwira izo ntwaro ndazibabwira nihuta, ariko ntabwo umuntu ashobora kwambara intwaro atazi umwanzi arwana nawe. Ubundi kugira ngo urwane n'umuntu ugomba kumenya umwanzi. Ese abanzi bawe ni bangahe? Bangana iki? Bafite ibihe bikoresho? Reka mbabwire mu magambo make umwanzi wacu. Niyo poe ya mbere. Umukristo n'umusirikare ariko akwiriye kubanza kumenya umwanzi arwana nawe wari. Rutse kubona umuntu avuga ngo ka Satani ngo turagakandagiye. Oh my, ndababara. Kandi Bishop ngo ka Satani. Satani yarijije Yesu amarira amubiza ibyuya by'amaraso. Ntabwo ari ka Satani niwe mwanzi wacu mukuru. Ndashaka kubabwira uwo ari we. Simuvuga kuko mukunda, ariko ndamuvuga kugira ngo mwibutse abakristo bamenye umwanzi turwana nawe uwo ari we. Ntabwo ushobora kurwana n'ubutazi, ntabwo ushobora kurwana n'amayeri y'umuntu utazi. Sindi bujye mu buhamya, ariko jewe ndi karateka dimetier. Nakoze karate imyaka y'ubuzima bwanjye. Nimunandeba murareba amaguru, politika ryose ndatekinze nsa n'umuntu ugiye kurwana iteka, amaguru yaragagaye. Kubera nibyo nakuriyemo, natangiye karate mfite 12 ans, nyireka mfite 30 n'indi, maze kuba umupastor nibwo naretse kujya muri ringi. Ariko bakubwira ngo urarwana na kanaka, wabanza kubaza ngo ariko se yakoze training ingana iki? Afite ceinture yiyi? Ese arwanira iburyo cyangwa arwanira ibumoso? Ese akoresha akaguru n'akaboko k'iburyo cyangwa ko buri muntu wese agira uburyo bwe? Hari abazi uburyo cyane, hari n'abazi ubumoso cyane. Iyo bamaze kumenya umwanzi wawe ko ari umunyarumoso, ukubita hahandi afite imbaraga, kandi nawe yamenya aho ukubitira ko ari iburyo azarwanya hahandi ufite. Niyo mpamvu abakristo ndagira ngo bamenyeshe ko dukwiriye kumenya umwanzi wacu. Bahungu ba Yesu, bakobwa ba Yesu, babyeyi yemwe bamenye Yesu, dukwiriye kubanza kumenya umwanzi wacu ngo tubonye uko turwana nawe. Reka muvuge muri make, ndamuvuga mu bintu bitandatu. Umwanzi wacu ni umwanzi wiyemeje kurwana kugeza ku munota wa nyuma. Ni umwanzi utajya areka kurwana. Agutega none yakubura akagutegejo, agutegera kuri iki yakubura akagutegera ku kindi. Niyo mpamvu abakristo n'abarwanyi bahora barwana iteka mchana na usiku, manywa na nijoro. Kubukijijwe wakiriye Yesu, baye umusirikare wa Yesu, uzarwana kugeza igihe wiyambuye uyu mubiri upfa ukambara kudapfiteka, nibwo uzasezera ku rugamba. N'umwanzi wiyemeje. Kandi cya kabiri ni umwanzi bita umurimbuzi. Ararimbura. Akazi cye ni ukwiba, ni ukwica no kurimbura, ntajya aryama. Icya gatatu ni umwanzi ugira amayeri menshi. Iri jambo uburiganya mu Kigiriki ni strategia, ni strategy. Uburiganya bwa Satani ntabwo ari uburiganya bwabo nibwo kubeshabesha, ahubwo agira amayeri menshi. Ndaza kubaho urugero kugira ngo tuze kwinjira neza murebe ukuntu dukwiriye kurwana nawe. Agira amayeri menshi, ariko buriganya. Icyakane, uyu mwanzi wacu arwana mu buryo bw'umwuka, spirituellement. Niyo mpamvu muri Yohana havuga ngo ntimukemere imyuka yose, ahubwo mugenzure imyuka, kuko imyuka yose itava ku Mana. Hari n'imyuka ya Satani, kandi iyo myuka ishobora kwigereranya ikagera igihe kishushanya n'umwuka w'Imana. N'abakozi Satani akoresha abakozi bakiyita abakozi b'Imana, kandi ari abakozi bande ba Satani. Ni intambara y'umwuka. Uyu mwanzi rero ni umwanzi urwana mu mwuka. Icyaga cya gatanu ni umwanzi ufite imbaraga, ari strong, afite imbaraga pe. Ntabwo ari umuntu bavugiriza induru.
mbona mu matorero menshi bamuvugiriza induru, turamwamaganye. Ntabwo ari imbwa bavugiriza induru. Satani hakimbiyake ntabwo atinya karuru kawe, ntatinya kwigaragura hano ngo ndabwira, ntatinya bishop, ntatinya revera, ntatinya umuhanuzi, uwo ari we wese yiyemeje kurwana nawe anti. Ariko icyo nshibira ndi busorezeho, ndagira mbabwire ko n'umwanzi ufite imbaraga nyinshi. Icyanyuma n'umwanzi ukabije, mu gifaransa ni sinistre, n'umwanzi ukabije kandi yakugezeho nta mpuwe akugirira. N'umwanzi ukabije, niyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo nuko muhagarare mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Kuki uyu mwanzi muvuzeho cyane? Hano mu Befeso haravuga ngo kuko tudakirana. Munsubize, ntidukirana n'abafite umubiri n'amaraso. Ntabwo turwana n'abantu, ahubwo turwana n'abafite ubushobozi. Turwana n'abatware, les autorités. Nivuga abatware muze kumva abo batware bari ngo n'abatware bategeka iyi si y'umwijima, le monde spirituel. Hano hari isi y'umwijima, ubu harabaruzi b'amoko menshi. Ashobora kurara hano mu gitondo akabageze Nairobi pe, akaza akicara ahantu umubone, niba udafite umwuka wera akicara hano mu rusengero. Niyo mpamvu dukwiriye kugira umwuka wera ngo tugire amaso areba, turebe kure. Bya bindi bishop yababwira ngo ntabwo turi kureba hagusa, ahubwo turareba kure cyane. Uwo mwanzi ngo n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima, ngo kandi abo bantu turwana nabo ngo ni imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere. Ndabona batuje cyane nuko basanzwe, cyangwa ndi kubabwira ibyo badashaka. Imana ibaho umugisha. Njya nkunda abantu batuje, si nkunda bansakuriza banasakuriza Imana. Dore ko hari naho ugera bakabuza amashyi bakakubuza kuvuga. Muragatuza murakabyara. Iyo umuntu atuje nibwo yumva, ni nabwo yakira. Ngo ni imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru ho mu kirere. Uwo mugabo w'umusenzi mwiza kandi Bibiliya yemera, yigeze asenga, agisenga ijuru rimanura igisubizo kuza gushyira Daniel ku ruzi Hidekeli. Ngo ageze hariya mu kirere ahurira n'abadayimoni, ahurira n'imyuka mibi, ngo ahurira n'umutware utegeka ikirere cy'abaperesi. Ngo afata igisubizo aramujisha, ajisha marayika Gaburiyeli amumarana 20 jours. Usoma mu gitabo cya Daniel ibice 9 ngo yamaze iminsi 21 igisubizo cyaraje, ngo ariko ahura n'abo bagabo baragiherana. Ngo kugeza igihe ku munsi wa 21 urugamba rwakomeranye Daniel nawe ngo aravuga ngo ndasenga simpava nabonye igisubizo. Ngo ku munsi wa 21 ngo bahamagara mu ijuru baravuga ngo nyabuneka twabuze igisubizo, munyoreze umutware w'ijuru witwa marayika Mikayeli, ari we mugaba mukuru w'ingabo zo mu ijuru. Ngo araza avana igisubizo mu maboko y'aba batware b'Abamedi, ngo akizanira Daniel amusangaho, ngo yarembye yenda gupfa. Turwana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere. Ni ngombwa kumenya uyu mwanzi. Ariko ndagira ngo mvuge ijambo rya nyuma. Uyu mwanzi nubwo akomeye, nubwo ari kirimbuzi, nubwo afite strategy, ni umwanzi watsinzwe. Mukomereye shabasi, ni umwanzi watsinzwe. C'était un ennemi déchu, yaratsinzwe. Ariko nubwo yatsinzwe aracyafite ububasha bwo kurwana. Ariko yaratsinzwe. Murambwira ngo yatsinzwe ryari? Yaratsinzwe uwo munsi Yesu ajya ku musaraba. Uwo munsi Yesu ajya ku musaraba ngo yarivuze aravuga ngo aramurangije. Nafashijwe mbonye abaririmbyi bari kuvuga ngo aramufata ngo amugira atera, aramwereza amukoma hirya amukoma hino ngo amumena impanga. Uwo munsi Yesu ajya ku musaraba, Satani ngo yaravuze ati ndamubashije, ndamurangije. Ngo ariko Yesu we niho we yaramurangije. Yari yibwiye ko amurangije, naho Yesu aramurangije. Gupfa kwa Yesu niko gupfa kwa Satani. Ngo ku munsi wa gatatu, le 3e jour, ngo Yesu ava mu gituro.
kandi ava mu gituro yaramusanze hasi aho yarari. Njya nkunda ya magambo iteka ryose yaba abakristo bizeraga ibi ngibi, ntabwo wajya ubona agacurama ngo uvuze induru. Ubu hari abantu badasinzira n'ukuri, yakumva igihunyira kivuze ati banani huwa banani maliza banani peleka kabisa. Abantu bafite ubwoba, batinya inyoni, batinya imbeba, batinya inzoka, batinya n'inyenzi zigenda hasi, buri kantu kose barikanga. Iyi ni mapepo, aba n'abadayimoni. Muhumure, Yesu yaranesheje. Kandi iyo nsinzi ya Yesu arangiza Satani, ni insinzi ya Yesu, ariko ni insinzi yanjye, ni insinzi yawe. Ubu twebwe nubwo turwana, ariko turwana tunesha, ntabwo turwana tuneshwa, kuko twakurikiye yaranesheje. Insinzi yarayiduha, niyo mpamvu turi abasirikare barwana ariko banesha. Bwana sifiwe sana. Satani ni umwanzi watsinzwe. Umurongo ubyerekana ni urwa mbere rwa Yohana ibice 4 n'umurongo wa 4. Urwa mbere rwa Yohana ibice 4 n'umurongo wa 4 haravuga ngo bana bato ntimutinye mu mwaramunesheje, kuko uba muri mwe aruta uri mubisi. Uba muri mwe aruta uri mubisi. Mbese ninde uba muri mwebwe? Yesu yaravuze ngo kandi nzasaba data bohereza umufasha, uwo mufasha bisi ntibamureba ntibanamuhabwa, ariko mwebwe azabana namwe, azatura muri mwe, ari wo Mwuka Wera. Umwuka Wera afite imbaraga ziruta iyo myuka mibi, niyo myuka mibi nawe afite ububasha. Uri muri twe aruta cyane uri mubisi. Muhumure, nubwo uyu mwanzi akomeye, ariko uturimo niwe watsinze uwo nguwo. Ndashaka kwinjira cyane muri izi ntwaro, ibintu bike n'ikiri mu mwenda. Icyambere, umurongo wa 11 aravuga ngo mwambare intwaro zose z'Imana. Nisubiramo, umwambare intwaro zose z'Imana. Ni intwaro eshanu. Ni zingahe? Eshanu. Izo ntwaro bazita intwaro za protection, zo kuturinda. Ndabakumbuza gusoma ibyanditswe byera kugira ngo hatagira umuntu ubashuka. Abarokore bafite akantu kamwe bahaye agaciro kuruta ibindi. Abarokore bakunda amasengesho kuruta ijambo ry'Imana. Bazi kwiyiriza n'ubutayu babujyamo. Imisozi barayimaze, Kizabonwa, Kanyarira, Samatari, Banguka ngo utabare, Urusesa Imanza. Nigeze ndujyamo nanjye urwo Rusesa Imanza. Hari ikibazo nigeze ngira ndabana, ariko ubu ndumva nanjye nagenda cyane. Ikibazo ntugasenge ikibazo cyabaye, senga, kuko ubuzima bw'umuntu w'Imana n'amasengesho ahoraho. Ntugasenga ari uko byaje, ayo bayita amatakira ngoye. Abarokore bazi cyane ako gace gato, bazi ko gusenga ari intwaro. Oya, gusenga ni igice kimwe, ariko hari intwaro zingahe? Eshanu ziturinda ngo tubone uko turwana urugamba rw'umwuka. Intwaro ya mbere, Paul aravuga ngo mwambare intwaro zose z'Imana. Nabonye hano muri abasirimu n'ukuri, nabonye mwambaye neza, nabonye abajyanishije, nabonye abambaye ibihenze, nabonye isaha zihenze. Yanjye mperutse kwikandagirira ameneka, ntayo mfite. Sawa. Ubundi umuntu warimbye nta gace asiga, arimbisha umutwe akamanuka akagera no kurwara. Umuntu warimbye ntibagirwa hano inyuma, ahubwo handi harimbisha mbere y'ibindi. Umuntu warimbye ararimba, akarimbisha n'umunwa, akarimbisha n'amenyo, agashyira n'akagatijikoto mu matwi, kandi akareba ko yambaye yikwije. Mwambare intwaro zose z'Imana zose. Ntabwo bambara imwe ngo bajye ku rugamba. Iyo wambaye imwe ukajya ku rugamba barakumena, kuko ntuzi aho umwanza guturuka. Niba utifurebye ahangaha niho arasa, niba wibagiwe inkweto aratega mine. Ni ngombwa kwambara intwaro zose z'Imana. Izi ntwaro eshanu ndagira ngo nzivuge nihuta. Intwaro ya mbere, mukenyeye ukuri. Ukuri, la vérité. Ukuri ni iki? Yesu yaravuze muri Yohana 14 n'umurongo wa 6 aravuga ngo nige nzira, nige kuri, nige bugingo. Ariko
ariko intwaro ntabwo yavugaga Yesu, ahubwo yavugaga ngo mubeho mu buzima bw'iby'ukuri byose, mu byo muvuga mukoresha ukuri, mu byemezo mufata mukoresha ukuri, muri reaction uhuye n'akaga ukoresha ukuri, iby'ukuri byose. Ni intwaro nziza. Kuki Yesu yavuze ngo mukenyere ukuri? Yaravuze ngo kandi muzamenya ukuri, ngo ariko nimumara no kumenya ukuri, ukuri kuzababatura. Ukuri ni ubuzima bw'ukuri, ni ubuzima bavuga ngo ni ubuzima bw'ubunyangamugayo, ni ubuzima bwa integrite, ni ubuzima bwo kuvuga ukuri aho uri hose, mu byemezo byawe, mu bana bawe, ku isoko, no muri iri jambo ry'Imana ukarivuga utarigoreka, kuko hari abarigoreka ngo bibonere indamu akababesha pe. Kabubura ngo nukora ibi nibi Imana izakuvunjira. Oya, Imana irindi kubunjira, bakubwiye ko Imana ari umuvunjayi, imigisha yose irayifite. Ifeza n'izahabu ni ibyayo, inka z'ibirarashyamba ni ibyayo, niyo yimika abami ikimura abana, ishyira hejuru bamwe kandi igashyira abandi hasi. Ntabwo wakorerwa yibwira ngo irakubunjira se kuri ibishatsi bigusukaho bikakurenga. Niyo mpamvu ukwiriye kubaho mu buzima bw'ukuri. Imana irihagije kandi ifite byose mu maboko yayo, ariko urashaka ko ubuzima bwawe ubuzima bw'ukuri. Iyi ntwaro y'ukuri muzi impamvu ari intwaro irwanya Satani? Ndashaka kubaza abakristo b'iri torero, Satani akoresha iki? Satani ni umunyabinyoma. He is a liar. Uburiganya bwe bwose nta kindi akoresha iki? Ibinyoma. Ni se w'ibinyoma. Niyo mpamvu mu gitabo cy'Ibyahishuriwe aravuga ngo abantu batizera n'abakora ibizira n'abasenga ibishushanyo, ngo n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Kubeshya ni intwaro ya Satani, ariko ukuri niyo ntwaro inesha ibinyoma bya Satani. Mukenyere ukuri, mukenyere ukuri. Ukuri ni intwaro igufata mu nda ukagenda wemye, ukaravuga ngo naho napfa ariko ndi mukuri. Ni intwaro inesha ibinyoma. N'ubuzima bwitwa ubuzima bw'ukuri bwa integrity. Mumbabare nivuga no mu Gifaransa cyangwa Icyongereza, no kugira ngo abantu bumve. Ujye ugira ukuri. Niba hari icyaha Satani yanesheje abakristo benshi, mumbabarire, ndi imbere y'Imana kandi ndo umusaza, ndo umubyeyi, niba hari ikintu cyanesheje abarokore, ibinyoma. Ibinyoma. Wiriwe he mada? Sinzi aho niriwe. Uri umusazi ku buryo utazi aho wiriwe. Unaenda wapi dada? Mimi sijui bwana. Ntuzahujya warasaze ku buryo utazi kuvuga ukuri. Yesu uriya muntu mupfana iki? Hari ukuntu ubu noneho niyo bagiye kwihana nabwo bihana bakoresheje ibinyoma. Imana imbabarire uko nabitekerejeho nuko nabigenje. Hari ukuntu mutekereza, Imana imbabarire uko mutekereza. Umutekereza wiki wavuze uti ndamwanga, uturuvuze ngo Imana imbabarire uko hari ibintu nibwiye n'ibyo natekereje muri ubu buryo. Kwihana si ubuhanga, nta nubwo ari uguca mu bwenge, ni ukwanamiza ko wakoze ikibi. That is it. Niko kuri. Ni ngombwa iyi ntwaro ko tuyitwara ukuri, ubunyangamugayo, mu byo tuvuga, mu byo dukora, uko dufata ibyemezo mu buzima bwacu, uko twaba turi kose. Imana irashaka ko dukenyera ukuri, kuko umwami waduhamagaye niwe kuri, kandi arashaka ko tuba abanyakuri iteka ryose. Ni intwaro inesha uburiganya bwa Satani. Intwaro ya kabiri, kandi mukenyeye ukuri ariko mwambaye icyuma gikingira igituza cyitwa gukiranuka. Gukiranuka ni iki? Ubundi Yesu agiye ku musaraba yaravuze ngo unyizera wese ahawe. Murambabarira abavandimwe, muri iyi minsi hari inyigisho z'ubiyoma zateye cyane cyane urubyiruko. Bishop zitwa abanyabuntu, ubuntu butangaje. Once saved, always saved. It's wrong. Reka mbaririmbire umuntu wakijijwe. Bisemo guhora nkizwa, ngashingwa mu gakiza ke, sinzaba mu gakiza ke.
twarakijijwe umunsi twizeye Yesu atubaraho gukiranuka, ariko ubuzima bwacu bwa buri munsi budusaba gukomeza gukizwa. Uko tuneshejwe tukabwira umwami ngo twacuritse utubabari, tukagenda tunesha turwana dukizwa kugeza igihe tuzagerera kuri ya nyanja ya nyuma ya Yorodani. Nitumara kuva muri ya mazi tuzaba dukijijwe by'iteka ryose, ariko ubuzima bwacu ni ubuzima bwo guhora dukizwa. None uyu munsi baravuga ngo Yesu yarangirije igorogota, musambane, mwibe muhemuke. Yesu uw'Imana yahaye ubugingo ntabwo izaba umwaka. Uwo ngo tupu. Ni ngombwa kumenya ko ubuzima mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Imana idufashe. Gukiranuka ni iki? Gukiranuka ni ubuzima bwo kwezwa, ubuzima bwa purete, kugira umutima ubone. Yesu yaravuze muri Matayo 5:8 haravuga ngo hahirwa b'imitima iboneye, musubize, kuko ari bo bazabona Imana. Kandi Yesaya yahanuye Yesu muri Yesaya 35:8, kandi hazaba inzira nyabagendwa izitwa inzira yo kwera, abanduye imitima ntibazayicamo, ahubwo iyo nzira izaba iy'ababandi. Abagenzi naho bababaswa ntibazayiyoba. Ni inzira yo kwera no gukiranuka. Mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. N'ubuzima bwa purete, ukezwa ku gito ku kinini, kandi ugahora wumva gukwiriye kwezwa koko. Kuki? Imigani 4:23. Nimwumva urwo rugamba. Rinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Niyo mpamvu twambara gukiranuka ngo Satani atamena umutima akatwanduza. Kuko nshaje nshobora kuvuga iby'indirimbo za kera ntimuzimenye, ariko niza none zirabivuga. Hano iri jambo gukiranuka ryerekana ko iteka ryose ubuzima bwacu dukwiriye kurwana na Satani ngo atatwanduriza ubugingo bwacu mu byo dukora, mu byo tuvuga. Nyabuneka gukiranuka kukubera icyuma gikingira igituza. Iyo ni intwaro ya kabiri, kandi intwaro ya kabiri abakera, ntabwo ndi bugiye muri illustration, ndasa n'uwigisha. Umunsi umwe umugabo w'Imana wemewe n'Imana n'abantu yigeze ageragezwa. Abantu bakunda kumwigishaho, kandi nanjye ndamukunda, ni Yosefu. Bene se baramwanga, bamaze kumwanga baramugambanira. Mu ndebe hemwe bamugambaniye afite imyaka 17, yari umutini. Baramwanga. Ngo ni bande bamwanze? Musubize. Bene se, ses frères, ni bene se, bene nyina. Barangije ngo kandi bari bamuhoye iki? Ngo bari bamuhoye impano y'Imana yari imurimo, amavuta. Bishop, aya mavuta ajya tuma bashumba bicana, aya mavuta ajya tuma abantu bahemukirana, arandusha kwemerwa, aravuga ubutumwa abantu bakamukunda. Yosefu yari afite impano yo kwerekwa mu nzozi, kandi ibyo yeretswe bikabaho cyane. Ngo bene nyina barangiye bati aka gahungu katubwira ko kazadutegeka, mureke tukice turebe izo nzozi zako uko zizaba. Izo nkuru murazize, ariko ndashaka kubabwira kwambara gukiranuka nk'icyuma kirinda ubugingo. Baramugurishije kugeza igihe yagiye aragenda arageragezwa, agera mu Egiputa, agera no kwa Potifari. Mu ndebero rubyiruko ngo umugore umutware witwa Potifari, kubera umuntu wakirijwe rero ajya agira ikintu bita favor. Favor ni iki? Igikundiro. Ngo ari mu mwuka w'Imana, ngo umugore aramukunda. Abantu rero bakijwe muri abe maso, abasambanye nimwe bashaka cyane. Ubu hari abahungu bajya bitokeza bakaza mu itorero atagitinga uriya mukobwa, kavuga ati nzigira nk'uwakirijwe ningira kwa bishop, ariko ndamushaka. Aragushaka ariko ntabwo arakizwa. Nutaba maso azagutwara, uzakanguka wararongowe na shitani. Niyo mpamvu dukwiriye kwambara intwaro zose z'Imana, ariko tukamenya gukiranuka. Ngo arakiranutse, amaze gukiranuka uyu mugore ngo aramureba aramubwira ngo yewe mwana, dore data buje amaze kuguha urugo rwe rwose,
none hari ikintu ngushakaho, naragukunze. Nijambo mfite abana banjye benshi n'abasore n'inkumi, iteka mbaneze amatwi, I love you. Utu tuntu n'udukikwere basomanira kuri telefone, I love you. Ariko yemwe love, what's love? I love you. Yes, I love you. Iko mwabaye muzasomana na shitani, muzahoberana n'abadayimoni mutabazi. Ababwira ko babakunda, gerageza urebe mbese imbuto ze nizihe. Ngumugore aramubwira ati naragukunze, arangije aramubwira ati nibyo, ngo ariko arangije aramubwira ati kandi urukundo nagukunze ndakwihaye, ndashaka ko dusambana. Arabwira umurokore wavuganye n'ijuru ari muto, kandi arabwira umwana utari iwabo, arabwira umwana wanzwe ni wabo, arabwira umwana uri mu gihugu cy'abandi, arabwira umwana umaze imyaka 10 ari mu gihugu kitari icyabo. Ariko ngo arangije aramubwira ati rero uyu munsi leo nimwumve intambara. Ngo umunsi umwe shebuja yagiye amuhamagara mu rugo, ngo aramujyana, ngo aramubwira ngo nakwiteguye kandi n'icyumba cyanjye nagiteyeho n'ibihumura neza perfume. Uyu munsi nge nawe twembi kuko databuja ntawe uhari. Nimwumve intwaro yitwa icyuma gikingira igituza. Ngo aramubwira ngo yewe mabuja, databuja yamaye urugo rwe rwose kandi mfite amahirwe yo kuba ndijera w'ibyanyu, ariko umuntu atampaye ni wowe, kandi kuko atakumpaye ndagira ngo ngumenyeshe ijambo rimwe, ntabwo databuja yakumpaye, ariko Bwana sifiwe sana, hari Imana ya data, hari Imana ya sogokuru, hari Imana ya Aburahamu. Ntabwo nahangara gukora icyaha ngo niyanduze imbere y'Imana ya data, ntabwo mbikora. Ngo ahita amufata ikoti aramushikuza ajya hanze, aravuga ngo wa munyagano yamfashe, Satani n'umunyabinyoma. Ngo ariko Daniel Yosefu waramanuka, baramuha bamujyana mu nzu y'imbohe, yicara mu nzu y'imbohe avuga ngo ndafunzwe ariko narakiranutse, ndafunzwe ariko ndi umukiranutsi. Ngo arangiza akayabwira Imana ngo nubwo ndi kure y'iwacu ariko na hano urahari, kandi wibuke ko uyu mugore nta cyaha nakoze. Mwambare gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, kandi mukenyere ukuri. Ngiye intwaro inesha. Icyanyuma intwaro ya gatatu, kandi mwambare inkweto arizo butumwa bwiza, kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe. Izo butumwa bwiza ubiteguza bw'amahoro. Ndagira ngo mbabwire ijambo rikomeye riri muri iyi ntwaro, ni intwaro y'amahoro. Yesu yazanishije amahoro amaraso. Yesu yazanishije amahoro ku musaraba, na amaraso yaduhaye amahoro. Kandi arangije ndagira ngo mbabwire uwo murage, ntabwo abigisha benshi baranabivuga ariko si benshi. Yesu yagiye kujya mu ijuru abwira abigishwa, barababwira ngo mbasigiye amahoro. Haleluya. No kuri pe, mbasigiye amahoro. Kandi aravuga ngo amahoro yanjye ndayabahaye, kandi amahoro mbaha ntabwo isi yatanga, ariko mbasigiye amahoro kugira ngo mumenye ko mu isi muzababazwa, ariko muhumure jewe nanesheje isi, kandi muhumure amahoro yanjye ntawe ubasha kuyabaka. Ariko Yesaya yaravuze mu bice 49 n'umurongo wa nyuma, aravuga ngo nta mahoro y'abanyabyaha ni ko Uwiteka Imana yanjye ivuga. Aya mahoro ubutumwa bwiza Yesu yaduhaye, abamaze gukizwa buzuye umwuka wera, yaravuze ngo musohoke mugende mubwiriza abantu bose, muhindurire abantu bose kuba bigishwa banjye, kandi abazizera mu babatize. Dore ndi kumwe namwe uhereye none ukagera iteka ryose. Ngiyi Great Commission twahawe, niyo gusohoka tukavuga inkuru nziza y'amahoro. Mubuze iyo nkuru nziza y'amahoro, reka nyibasigira hano. Yohana 3:16 tujyane. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, mubivuge, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahabwe ubugingo buhora. Ngaya mahoro ya Yesu aha umwizera wese. Hii ndio habari njema, nibwo butumwa bwiza. This is the gospel.
gospel no kubwira abanyabyaha ngo hari umwami w'abakunda, hari umwami wagiye ku musaraba, hari umwami ushaka ko mubabarirwa ibyaha. Dusohoke tugende tuvuge iyo nkuru nziza, nibwo butumwa bwiza bw'amahoro. Amahoro ikintu gikomeye. Hari indirimbo tujya turirimba mu ndirimbo zo gushimisha Imana, iravuga ngo amahoro Yesu, ntegereje ko arwanyunganira, amahoro Yesu abantu hagira akagero ntarondoreka, ngo ajya ahumuriza abayafite, ngo n'utayata ntabwo yayakurwaho, ngo uwiringira Imana uwiringira ntabura amahoro meza adashira. Amahoro Yesu abantu be ntagira akagero, ntagira akagero. Hari undi muririmbyi waririmbye ngo umwami Yesu ankunda nta mahoro, kubwo imbabazi ze nyinshi nta mahoro, naho hazi ibyago byinshi munsubize nta mahoro. Yesu azi ibyo nkeneye byose nta mahoro. Arangije aravuga ngo kandi niragije Imana Data, nguma muri Yesu Kristo, nejejwe n'umwuka wera nta mahoro. Aya mahoro umusirikare mwiza wa Yesu Kristo agira amahoro no hagati y'amako. Ibi nitubivuga baragira ngo turakabye, ntabwo dukabye. Hari umuririmbyi waririmbye ngo, nangiye kuririmba mu Giswahili kandi wenda ntabwo mukizi, ariko haravuga, hari akaririmbo twaririmbaga kera tukibaza Kinshasa, akanyiririmba mu Kinyarwanda ndayibutse. Birashoboka ko twanezerwa mu bihe byose no mu makuba, niko umukristo ukuramera ahora anezerewe iteka ryose. Reka mbabwire aya mahoro yigeze asanga Paulo, amusanga ari kumwe na mugenzi we witwa Sila, bafunze bazize ubutumwa bwiza bw'amahoro, bababohesha iminyururu ku maboko no ku maguru. Mu byakozwe n'intumwa ngo abo bari mu gicuku, mu mbabarire bakristo, mwumva urwo rugamba, barazira ubutumwa bwiza bwa Yesu, none bababohesheje iminyururu amaboko n'amaguru. Ngo ariko mu gicuku nimwumva intwaro yacu, ngo barasenga kandi ngo bararirimba. Mumbwire umuntu aririmba ate muri gereza kweli? Ngo barasenga bararirimba, kandi aho basenze ngo uko basenga uko baririmba, ngo izindi mbohe zirabumva, zumva abantu babiri bari kuririmba, ngo zirabegera zisanga bari kuri, ntabwo tuzi indirimbo baririmbaga, ariko ngo barasengaga bakaririmba, bagasenga bakaririmba, ngo ijuru rirabyumva. Bwana sifiwe sana. Nimwumva amahoro Yesu abantu be ntahatagusanga, ntahataguhera amahoro. No mu rugo rubi Yesu ajya atuma umuntu aririmba, umugabo atizera wizera ukaririmba, atabishaka kandi akabyumva, hirya yaho akazakubwira ngo burya sinarinzi ukuririmbisha, yamara gukizwa akakubwira ngo ariko umbabarire burya ntabwo nari mbizi. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose, amahoro nuwo kwezwa, utejejwe ntabwo azabona umwami Imana. Mutwara ubutumwa bwiza bw'amahoro. Ngo bararirimba amahoro, ijuru rirakinguka, iminyururu iradohoka. Imaze kudohoka nk'umusirikare wari ku muryango, wabona inzugi zatandukanye, baravuga ati yewe databuja aranyica. Abaroma bari bazi torture, iyo bagucikaga abagororwa ni wowe wabiziraga. Ngo afata inkota, ngo aravuga ati aho kugira ngo ejo bankureho igihanga reka niyahure. Nimwumva amahoro Yesu aha abantu be, amahoro yuzuye imbabazi, amahoro tugira kugera igihe tugirira neza batwanga, amahoro atuma tubabarira batugiriye nabi. Ngo barangije bamubonye agiye kwitera inkota, ngo Paulo na Sila bariruka baramuga bati oya databuja ntiwigirire nabi, twese turi hano. Ngo aturumbikira imbere yabo, arabwira ati bagabo bene data nkora iki, nifanye nini? Barabwira ati izera umwami Yesu nawe urakizwa nabo mu nzu yawe, twebwe turahangaha. Bamubwira inkuru y'amahoro kandi yabakubise ibirenge byabuze. Mwakweta ubutumwa bwiza bw'amahoro. Amahoro ajya atsinda amakuba, amahoro ajya atuma tunezerwa, abanzi bacu bagahindukira bakibaza impamvu tunezerwa, tukabonera inzira yo kubabwiriza ubutumwa bwiza. Kandi izi nkweto ni ubutumwa bwiza bw'amahoro, ni amahoro duhabwa na Yesu
adutera gutanga ubutumwa bwiza bw'amahoro aho turi hose. Ndashaka kubabwira akantu gato kambayeho mu buzima, haza gusoza ntababwiye ako Yesu yankoreye. Mvuka mu muryango w'abakobwa 9, ndi umuhungu umwe. Mu muco wa kera mfite imyaka 64, nabutse muri 61. Niba ari byo nibyo nsimbizi kuko ariko icyo nzi nuko ari aho ndashaje. Murumva ndi muto, abafite 64 hano barambura ibiganza baha Imana icyubahiro. Yo ndabaruta mwese bisho. Icyo gihe rero ufite urandusha umwe, mukomere Yesu amashyi mbonye impanga yanjye. Kurama nabyo ni ingabire y'Imana, kuko nari naravutse ndi umuhungu umwe, numvaga ari je ufite privilege yo kuzabaho neza. Malheureusement umwanzi Satani, wa mwanzi ukabije, atera data kunyanga. Data yaranyanze pe, antana nabashiki baje. Ibi mvuga nibyo kugufasha, kuko ndi imfura, simvuga nabi ababyeyi narabyaye, ariko nibyo kubafasha, kuko hari abantu bazi ko kwa Yesu ni tambarari. Hapana, sio tambarari, ni rembo rifunganye. Data araduta, nanjye arana. Noneho ndavuga nti yanyise nabi, amenipa jina la masumbuko, sasa nanisumbua. Yanyise miruho, none aranduhije, arandushya pe. Hirya yaho ndakizwa, maze gukizwa ngira ngo azankunda, aranyanga, ntacyo namutwaye. Data yigeze antera 4, mon père légitime, baba muzazi. Ibi ndabivuga ngo bigufashe, kuko ushobora kuba nawe uvuka mu muryango mubi, ntibikakubuze gukizwa. Twahawe amahoro, dufite data wa twese uduha kugira amahoro mu makuba. Ndakizwa, ndameneka, data arangaranyanga. Umunsi umwe njya gusengera ahantu kure, nari mfite ububyutse butabaho. Ngezeyo mpura n'umuhanuzi, urakiraho ukabyarawe, niko tuvuga mu Kinyarwanda. Senga nabi kugira ngo mwumve ko dukwiriye kurwana intambara nziza. Hari abasenga birukana abanzi babo, turamuhiritse, turamutwitse, turamukongoye, turamuvuguse kwa jina la Yesu. Hapana, ntugakandagire ku gakanu k'umwanzi wawe. Ijambo ry'Imana rivuga, ariko mwebweho mukunda abanzi banyu, musabira umugisha babavuma, ntimukagira inabi mwitura uwabagiriye nabi, ahubwo mwebwe mukunda ababanga. Munasikia habari ya maombi, amasengesho sayo kwica abanzi bawe. Ubu basigaye bafata amabuye bakajyana akanyarira, bagahirika babisha babo. Turagutembagaje, tembagara Marisiya nawe wanyiciye abana, ndagutembagaje. Basigaye batembagaza abanzi babo. Hari n'abarara babatwika, ndamutwitse ntagira amahoro ijoro, araguwe nabi mu izina rya Yesu. Uyu muntu wangiriye, kandi bimbabwira ndabizi ko bibaho. Ahubwo yaba yanapfuye ukavuga uti Imana ishimwe, Imana irantabaye, haleluya. Oya sha, byanditswe byera suko bivuga. Aho nagiye gusenga, nasenze amasengesho 3 mabi. Nabwiye Imana ni mwami, ufite imbaraga wowe wankijije, wakiza papa, umuokowe, umuhagakiza. Kandi niba udashoboye kumuhagakiza, je unyice unyure, ejo ntazarimbuka nkananirwa, ubwo ndiyahuye. Icya 3, kandi niba ubona ko nzagukorera, wese wamwishe nanjye ukansiga, ndataha. Kandi mujya mugira ngo Imana ntiyumva, irumva. Maze gusenga mu masengesho, hari amasengesho y'iminsi 5, nta n'amacandwe mira. Ndatashye, Imana intumaho umugore avuye kure, yateze indege avuye Lubumbashi, asanga Masisi wari kare mu ishyamba. Araza yoboza za kunshaka. Erega turabe igiciro cyinshi. Ubugingo bw'umuntu bwatuma Imana ivana umuntu iburayi kubwawe gusa, kugira ngo ubugingo bwawe butazarimbuka.
kandi icyo gihe Imana yari yarambabaje, yarankenesheje. Nzaba ngaruka kubaho wamye, ariko nigeze nkena ntiri inkweto, narakennye ntiri ishati. Kandi sincèrement nge narize pe, narangije humanité muri 80 1980 nibwo nabonye diplome yanjye ya humanité muri biochimie. Nari n'umuhanga, njya kwiga university, njya kwiga chimie industrielle cyane, ariko imaze kumpamagarira nkenesha. Muyimpera icyubahiriza gukenesha. Ariko izi no gukiza muyikomera amashi, irakenesha kandi igakenura. Imana yacu irakenesha igakenura, ishyira hejuru igacisha bugufi. Ni se w'imfubyi ibesha batagira shinge na rugero. Ni Imana y'abami, ni Imana y'abagaragu, ni Imana y'abarara mu bipangu, ariko ni Imana y'abarara ari hepfo Nyabugogo ku makarito, kuko arabivana kure ikabageza hera, yabanje kubacisha bugufi. Ndatashe wa mugore arambwira ati rero Imana iragusaba ikintu gikomeye kandi cyiza. Baraka zako zote, imigisha yawe yose ikingiranwa no kutababarira so. Ugomba kumubabarira kandi ukamusanga, ukamusaba imbabazi, ukanamubwira ko wamusabiye amasengesho ngo apfe, uri umwicanyi. Ndavuga nti ni ishyano. Ndagiye mu gihe ngisengera guhabwa imbaraga zo kugira ngo nsange data. Bishop ndarangiriza nzagaruka. Ndagiye mfasha amasengesho, ndongeye ndasenga ngo Imana itegura umutima wanjye kubabarira. Turi ku rugamba rwo kubabarira batugiriye nabi. Kubabarira ntabwo ari ikintu simple. Ndagiye maze gusenga iminsi 5, ijwi ry'Imana riransanga. Imana yacu tuvugira avuga pe, iransanga ntabwo yakoresheje undi. Isanga aho nari mu masengesho hamwe ngo mwana wanjye, ejo nzagutabara nkuko natabaye Dawidi ndi kumwe nawe. Njya mu ndi mishya naho sinzi imvugo y'Imana. Funguye amasengesho y'iminsi 3, ndabyuka mu gitondo shigisha agakoma. Nimvuga agakoma abasirimu barakumva se, agakoma nyine kamasaka ka rutuku, kandi ngashigishisha umutobe w'umwikamire ko nta sukari nari mfite kare. Erega shaho ni Imana y'abakene, ariko ni Imana y'abakiriye. Ibi ndabivugira ko bafasha muhumure, si nkinywa rutuku. Imana yangiriye neza.